nongeye kugira ibyishimo kongera kubana nawe ufasha akanya ko gufungura bread of life kugira ngo dusangire nanone ibyo Uwiteka yadushize ku mutima. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi ya 23 ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka. Ku murongo wa 4 ari naho turi buhagarare umunsi mu buhamya, turi buganire n'umubyeyi wacu aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Amen. Turaganira uburyo Imana ishobora kubana n'umuntu wayo mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Nagira ngo nsabe Françoise atangire isengesho hanyuma tubashe kuganira n'umutumirwa wacu. Turagushima kitari cyacu, tuguha icyubahiro. Nukuri ntabwo twabura icyo twavuga, nta nubwo twabura n'amagambo akwiriye kugushima kuko urakwiriye gushimwa. Uyu mugoroba twongeye kugushima, twongeye kuguha icyubahiro, twongeye kuvuga ngo ushimwe kubwo kugira neza kwawe, ushimwe mwami mwiza kuko utwemereye kuba hano hantu mwami. Kuri bread of life uyu munsi turaguhaye, dusaba kugira ngo mwami mwiza umuntu wese uzumva iki kiganiro, dusaba ukuboko kwawe kuzagende gukore imirimo itangaje ku bantu bose bazumva amagambo avugirwa hano hantu. Icyubahiro kuri cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Nkuko nabasomeye muri Zaburi ya 23 umunsi dufite umutumirwa aratubwira uburyo yanyuze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ndagira ngo atubwire amazina ye gato. Murakoze, nitwa Maria Mukakirango. Amen. Turamwakira umubyeyi wacu, nagira ngo mubaze ko ijambo ry'Imana dusoma ni bibaho koko ko umuntu w'Imana ukijijwe asenga yizera anyura ahantu hakomeye nko mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ibyo byakubaye kubabara bibaho, kubabazwa Bibaho pe, bibaho rwose, wawe ukirijwe, wawe udakirijwe, wawe intungane, wawe umukiranutsi, ibigeragezo bibaho kuko na Yesu ubwe yarageragejwe. Ni mu buhe buryo byakubaye Françoise? Nawe uremera ko bibaho kuko hari igihe tuba barokore cyane tukaba abantu basenga ukumva ko kubabara ntibyakubaho, iyo binabayeho ukumva ibyo ibintu ntibyambaho. Ariko nagira ngo ubwire tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara birashoboka ko wanyura ahantu hakomeye. Nagira ngo nibarize Françoise, ibyo bintu urumva bishoboka ko umuntu ashobora kubabara akanyura ahantu hakomeye? Cyane rwose. Tujya twumva hari inyigisho zijya zitangwa, ni muze muri Yesu rwose urabusezeye ibibazo, urabusezeye ibintu bitandukanye. Ariko nyamara iyo dusoma ijambo ry'Imana riravuga ngo muzaca mu muriro ariko ntabwo muzashya. Bivuze ngo umuriro turawucamo ariko ntidushye. Ngo muzanyura mu mazi menshi ngo ariko ntazabatembana. Bivuze ko rero hari amazi menshi adutwara, hari ibintu bitandukanye, ariko tugasezeranwa ko izabana natwe muri ibyo byose. Tubasha kubinyuramo ariko akatuneshereza. Ariko kubaho bibaho cyane rwose. Amen. N'abantu dusoma muri Bibiliya intwari zo kwizerwa zose zagiye zinyura ahantu hakomeye. Ntabwo tuba dushaka gukundisha abantu ibyago, ariko twemera ukuri. Niba twambaye umubiri tuzahura n'ibitugerageza. Rero nagira ngo twibarize umubyeyi wacu, twamutumiye hari impamvu atubwire ese ni mu buhe buryo wumva hari ikintu cyakubayeho kikakubera umubabaro, wumva ko nawe koko bibaho nk'umwana w'Imana? Byambayeho, nararwaye, ndwara indwara yitwa hepatite C. Muri batangiye kuyibona muri 2010. Ndarwara, ndaremba, imiti bampaye iranyica, kandi iyo miti nagomba kuyifata umwaka wose. None ubu twaba turi muri 2021. Yego. None raporo ya muganga kiriya gihe yakubwiraga ngo iki? Raporo ya muganga nyine yerekanye ko ndwaye. Hanyuma rero nibwo yanshyize kuri treatment, ndayifata imiti ngiye kuyirangiza ahubwo iranyica neza ndararemba, njya no mu bitaro kugeza igihe njya no muri koma. Urumva ko bibaho.
nawe ushobora kutureba ukavuga ngo hari ibintu byo ndabamo ariko umuntu wese niwe umenya ububabare bwe we yarwaye hepatite C ni indwara mbi umuganga ashobora kuba yaramubwiye ngo birarangiye cyangwa se nawe akabyibwira mu mutima we ariko dore uyu munsi turicaranye arashima Imana nagira ngo atubwire gatonya raporo ya muganga wayifashe ute nk'umwana w'Imana kuko hari igihe tubona ibintu tukumva ko tubyigize ntitwemere ukuri raporo ya muganga wayifashe gute nk'umuntu ukijijwe nk'umuntu ufite amasezerano menshi waruteze kuzabona ese twabyifatamo dute Françoise numva twabwira dute umuntu umunsi ashaka kuba atureba akabona izandiko nyinshi zimurega zimbwira ngo birarangiye nagira ngo atubwire experience hanyuma natwe tuganire tuvuge ukuntu umwana w'Imana ashobora kubyifata mu bibaho kuva maze kumenya uko ndwaye n'icyo ndwaye nk'umuntu w'Imana narapfukamye ndasenga kuva mvuye kuzana ibisubizo nahise mfunga mu biro aho nakoreraga ndasenga niragize Imana nyereka iyo dosiye yose nkabwira Imana bishyize mu maboko yawe nk'uko nanjye nitaye ku barwayi ndakwingize kugira ngo nanjye uzite ku buzima bwanjye nishyize mu maboko y'Imana sibyo se Françoise hari igihe tubona icyaha twavuga Imana uzandine nishizangireho ariko mu by'ukuri bijya bitubaho nk'abana b'Imana wumva twabigenza dute kugira ngo dushimangire ibyo mama tubwiye we yarasinze ese umwana w'Imana yakwitwara ate igihe bamubwira umuntu rubi ugiye gupfa bigenda gute birashoboka ko umuntu ashobora kunyura aho hantu ariko nirihe banga wagira nk'umuntu kugira ngo utandukanye udafite kwizera twakwitwara gute nk'abakristo ibanga ryacu n'amasengesho mbese imbere y'Imana niho dukura imbaraga mu bintu byose duhura nabyo duhura n'ibyago bitandukanye bishobora kuba indwara bishobora kuba kubura umuntu wawe hafi muri ibyo byose tunyuramo kuri iyi si kuko iyi si igizwe n'ibyo byose mu gihe turi ku isi ibyo byose tuzahura nabyo rero nta handi dukura imbaraga usibye mu gusenga hari n'ahantu ijambo ry'Imana umwami wacu Yesu Kristo yanyuze ahantu hakomeye nawe yarahanyuze hanyuma abwira Imana ngo iki gikombe kindengane ariko yagombaga kunyura hariya bisobanura ko hari igihe Imana izana indwara bikamera wa mugani hahandi ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo ndwara si yo kukwica ariko ugasanga ni ahantu ugomba kunyura cyangwa ba Daniel abantu bose bo kwizerwa tuzi muri Bibiliya nibo twigiraho hari igihe umuntu ashobora kwifata ngo abantu basinga n'abamarayika ariko natwe tugira ibyago tugira ibibazo ariko ba Daniel ikintu bakoze ni ikintu kuvuga ngo byabaye ngombwa ko bajya muri icyo cyobo ukuvuga ngo byabaye ngombwa ko bagera hariya ariko umwotsi ntubagereho birashoboka ko nawe ushobora kuba urwaye ukavuga ngo birarangiye ariko Imana ikagutega kunyura muri icyo cyo cyangwa se muri icyo gikombe uyu munsi abantu bari mu gikombe gishobora kuba ari indwara gishobora kuba ari ikintu uva ko birangiye ariko nagira ngo ubwire ko bishoboka cyane mama wowe igikombe tubwire gato ukuntu byari bimeze mu maso yawe n'ayabandi abantu bagize ubwoba abana se abana banjye bagize ubwoba n'abantu babonaga ko ari indwara yaje kuntwara hakurya ntabwo nigeze ncika intege nubwo nagendaga ntakaza imbaraga nari mfite ibyiringiro ni ukuri mvuga nti mfite Imana cyane ko Imana yari yampaye isezerano ko nzakira ntumaho umukozi w'Imana kandi aturutse kure cyane arambwira ngo nihangane ngo igiye kuntabara rero muri ubwo burwayi no kuremba cyane no kujya mu bitaro nari mfite ibyiringiro amen bisobanura ko dukeneye ibyiringiro nuko mavuga ubu ariko twese dukeneye ibyiringiro ku bintu byose bitubaho ntabwo tuzahora tubona ibyiza gusa ariko hari igihe tuzanyura ahantu hakomeye bwaba ari uburwayi ariko nagira ngo ubwire ko Imana ishobora kwemera kunyura muri icyo cyobo ukabanza ukageramo ariko ukava muri muzima abantu bagashima Imana urumva ko mama yagezemo ariko uyu munsi reba yarakize amen sibyo siko byagenze kuri ba Daniel Françoise cyane siko ubyumva amen turebye nka Daniel usomye Daniel niwe muntu ujya untangaza muri Bibiliya uburyo yemeraga Imana ye atigeze yitandukanya n'Imana no mu bihe bikomeye ariko hari igihe nicaraga nkavuga ni buriya Daniel bamaze gusinya ko bamujugunya mu rwobo rw'intare muri ako kanya yashoboraga kwibaza iyi Mana nizeye iyi Mana kuki itantabaye ariko Daniel tubona ko Imana yaramuretse
arinda ajya mu rwobo rw'intare. Intare bashonjesheje, intare ziteguye kumurya yagezemo. Ntabwo yagarukiye ku muryango wayo, yagezemo barakinga bashiraho n'ikibuye bumva ko birangiye. Ariko iyo tubona ijambo ry'Imana ritwereka uburyo Daniyeli Imana yahamurindiye. Intare abana nazo Imana iramutabara. Tukiri muri urwo rwobo rero, birashoboka ko umuntu yabona ibyiza tugendeye ku byo François avuze. Yarahageze ariko yabonye Imana muri ibyo bihe bibi. Igihe umuntu aba arembeye ku bitaro, igihe aba asoma ubwoba mu bantu, hari ikiza Imana ishobora muri ibyo, hari ibyiza mwabonye tugendeye ku nkuru yanyu, hari ibyiza umuntu ashobora kubona ari mu gikombe. Yego, amen. Ndi muri icyo gihe cy'uburwayi bukomeye cyane, nabonye urukundo rw'Imana. Amen. Amen. Yambaga hafi, ikankomeza, ikampa amaverse ankomeza muri Ezayi 43 umurongo wa mbere no kugera ku wa 3. Imana yarawumpayemo cyane. Ngo we Yakobo Isani 43 umurongo wa mbere reka tuwasome. Aravuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Amen. Nabwo wowe Yakobo noneho nkavuga izina ryanjye, wowe Mariya, ngo witinya kuko ndi kumwe nawe. Nunyura mu mazi ntabwo azagutembana, nunyura mu muriro ntabwo uzashya. Imana igakunda kumpira iryo sezerano, rero nkarisinzirana nkariryamana nkumva ndakomeye. Amen. Urumva ko Imana yacu idaceceka. Ubwo ngo Imana yanyuze mu bahanuzi, inyura mu ijambo ry'Imana iramubwira, ariko kenshi nta bindi inzozi niki wabonye kikuremesha kikubwira ngo ntabwo uzapfa usibye ijambo ry'Imana. Mu rwego rwo kubwira umuntu ko iki gihe cyawe cyo kubabazwa nicyo gihe cyo kubona Imana cyane. Kenshi abantu iyo tugeze ahantu nkaho niyo tutangira kubwira Imana nabi, ibyiringiro bigashira. Ariko nagira nkubwire ko icyo gihe birashoboka ko muri ibyo bintu bibi hashobora kuvamo ibintu biryoshye, nkuko Samson yabivuze ngo murye havuyemo ubuki. Amen. Urumva ko yabonye Imana. Watubwira experience gato y'ibindi Imana yagiye kwereka, kugira ngo tugire nk'inzozi wabonye zikubwira kuzagerayo utazarangije aho ngaho. Imana yakomeje yabanye nanjye kuva ntaratangira no kurwara. Itangira kubimenyesha, mbona inzozi abantu baza kunsezeraho, bintera ubwoba sinagira n'uwo mbibwira, abana banjye sinabibabwira. Mara nk'icyumweru nsenga mvuga nti ntabwo nzapfa, ahubwo nzara. Amen. Rero Imana yakomeje kubana nanjye n'ukuri mu gihe cyose. Iyo mpaga abantu bamfasha, ariko kazaho nakoraga nari mfite abantu dusengana bakaza kunsengera mu biro, bagasanga meze nabi nanasinziriye cyangwa bakansengera. Nabonye abana b'Imana urukundo rwabo, bakanyohereza amaverse biblique akankomeza muri iyo periode ayandi ataraza. Ibyo byose n'amagambo Imana yagendaga impa ikankomeza. Amen. Urumva ko turakangurira abantu b'Imana rero ko bakwiye kuba hafi, nicyo gihe cyo kuba hafi uwo muntu ukamuremesha ku ijambo ry'Imana. Tunakangurira abantu rero ko ari cyo gihe cyo kugurura amatwi y'umwuka. Nibwo Imana ivuga inyuze mu bantu, ukabona urukundo ukunzwe utaruzi, ukabona Imana mu rundi rugezo. Ntabwo rero iyo ndwara yawe ariyo kuva ku Mana kugira ngo uyivuge nabi, ahubwo urebye neza uzasanga ufite ubuntu budasanzwe nk'uko mama bitubwiye. Uzabona urukundo mu bantu, uzabona Imana ikwitayeho. Sibyo Françoise? Niki twakangurira abantu cyangwa se imiryango mu gihe nk'icyo abana b'Imana, itorero ry'Imana? Ese twagira umumaro iyo umuntu birangiye? Niki umva twakongeraho kugira ngo dufashe abantu bakangurire kumenya ko Imana ikora abandi bari mu bihe bikomeye? Ikintu navuga ni muri ibyo bihe by'uburwayi, umuntu arwaye indwara ikomeye, asa nkaho acitse intege mu by'ukuri nubwo yabasenga gute. Icyo kintu cyo gucika intege ntabwo kibura. Twebwe nk'abantu turasabwa kumuba hafi mu buryo bwose bushoboka nk'abakristu. Iyo abona abantu bamuzengurutse bamusengera, abona imbaraga.
nk'ubwo ibyo bihe mama yararwaye icyo gihe akazi kanjye wagira ngo Imana niyo yabikoze karahagaze ni ukuvuga ngo ninjye namurwazaga nahirirwaga nazaga mu gitondo ataha nimugoroba ariko aho hantu nahaboneye hari umumama ubu yaratashye ariko imirimo ye yaramuherekeje uwo mumama ni umumama bakoranaga w'umusenzi cyane wasengaga uwo mumama yaramaritse mu buzima yarantangaje yabyukaga buri munsi mu gitondo saa moya yabaga yahageze akazenguruka igitanda agasenga amasengesho y'uburyo bwose yamara gusenga akigendera akajya ku kazi nta n'imodoka yari afite ariko nibazaga uburyo yahabyukiraga buri munsi mu gitondo akamusengera rero ubonye umuntu nk'uwo hari ukuntu usubizwamo imbaraga ndibuka ko yarasengaga kabisa tukahava tuvuga ngo uyu munsi turataha rero dukwiriye mu bihe nk'ibyo guseruka kabisa nk'abana b'Imana tugasenga yego twe akazi kacu no gusenga ariko gukiza no kw'Imana urumva rero ko dusabwa nk'abantu mu muryango mbere na mbere n'itorero kuba hafi y'uwo muntu kugira ngo abashe kumenya Imana ko by'ukuri nkuko Françoise abivuze amarangamutima bari hafi ariko ufite ijambo ry'Imana rikureba nk'ibyiringiro nicyo gihe ahubwo cyo kurishaka cyane ukarishaka kugira ngo wumve icyo Imana ikubwira ari abafite impano zo kuguhanurira ari abagusengera nk'uwo mubyeyi atubwiye cyangwa se abazana ubuhanuzi ariko mu rwego kugira ngo bigukomeze amen kuko hari igihe tubura ubwenge mu gihe umuntu afite uburwayi ugasanga nicyo gihe abantu bagiye kumusenya kandi akeneye gukomezwa amen ndagira ngo rero mama tubwire uburyo byarangiye neza cyangwa se hari ikindi kintu Imana yakoze gishobora gutuma umuntu ubabaye muri icyo gihe nawe yakongererwamo imbaraga wenda navuga nkiri mu bitaro ubwo nari meze nabi cyane meze nabi Imana yantumyeho umukozi w'Imana twakoranaga ukaza aho nakoraga umupasiteri twakoranaga Imana imuha ijambo riri muri Zaburi 91 umurongo wa mbere hanyuma 14 kugera kuri 16 yego ni umurongo wa mbere haravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose umurongo wa 14 ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza nzamushira hejuru kuko yemeye izina ryanjye azanyambaza nanjye mwitabe nzabana nawe mu makuba no mu byago nzamukiza muhe icyubahiro nzamuha uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye amen haleluya amen iri jambo Imana yari impaye iricishije mu pasiteri twakoranaga Imana imumpera umugisha pasiteri Celestin Kaberuka yarazindutse kare cyane Samuel yari yahageze arambwira ati Imana yampaye ijambo rigukiza ati iri jambo niryo uzakiriramo bajye bari gusomera mu gitondo no ku mugoroba niryo jambo Imana yampaye kandi niryo uzakiriramo amen none iryo jambo ryarankomeje cyane nubwo nari ntarambera neza ariko ese numva ko Imana ibizi neza kandi ko izankiza rero warumbajije uti byarangiye bite ubwo nyuma yaho ngaho nyuma y'iyo Zaburi koko Imana yaratabaye ukuntu nari meze nabi ndarekipera umuriro nakaga umuriro wa buri munsi umuriro urazima basha gutaha mu rugo ariko nanone n'ubundi ntabwo nari nkize neza kuko icyo gihe hepatite yari ifite imiti ikaze cyane umuntu afata umwaka wose kandi nabwo ntimuvure kuko ntabwo yamvuye nyuma y'amezi 6 nasubiye muri control barambwira ati mba byarazamutse birangana nuko watangiye bimeze muganga arambwira ati rero nta kundi rwose wigendere nugira ikibazo gikomeye uza tugufashe ati nta kundi ariko numva muri jewe wagira ngo sije babibwiye numva ndakomeye ndamwihorera ndabwira ariko ikintu namubwiye nabwiye docteur imiti mishya niboneka uzambwira urumva numva nkomeye ndataha koko kandi Imana ikomeza kunyongeramo imbaraga naje gusubira mu kazi Imana irandira kuva muri 2011 kugeza muri 2011 kugera mu 2016 nta kintu ndwaye na kimwe nta gicurane nta nkorora
umva nta na kimwe kandi ubusanzwe yambwiraga ko ubusanzwe iyi hepatite C igira complication zikomeye cyane zirimo kanseri za cirrhose n'ibiki byose urumva rero hagati aho kuva 11 kugera muri 16 nabonye imbaraga z'Imana ziteye ubwoba yarandinze kugeza 2016 niho naje kumenya ko imiti mishyashya yaje mu Rwanda njya kwipimisha rero sasa muganga aratangara n'ukuntu ambonye ko nkiriho yaratanga antume ma examen asanga nta complication nagize nta na kimwe nibwo baje kunshyira kuri iyo miti muri make iyo miti niyo yankirije ndashima Imana rero cyane n'ukuri ndashima n'abaganga banyitayeho n'ukuri nabonye urukundo mu bantu nabonye urukundo mu baganga nabonye urukundo mu muryango wanjye nabonye urukundo rw'Imana ruteye ubwoba amen hagati aho mama n'umuganga tugira inama abantu kwivuza hari igihe abantu basenga tujya ku ruhande rwo kwizera cyane urumva ko yafashe imiti yabanje kugerekaho kwizera gusenga no guhanurirwa n'ibindi byinshi Imana yagiye mukomeza ariko yakomeje kureba abaganga no kwivuza twagira ngo tukubwire nawe ntuzahere mu buriri ngo wivuze gusa Imana ishobora guca inzira ngako ntuzahere mu buriri ngo unanirwe kwivuza ugomba gufata imiti ukivura ukafata neza umubiri wawe kuko niwe Imana izakoresha turashimira Imana rero ko baje gusanga report ari nzima ubu ngubu umeze neza yego n'ubu rwose examen control neje ubundi narazikoresheje zimeze neza urumva ko Imana yamunyujije ahantu hakomeye ariko uyu munsi akaba ashima Imana birashoboka ariko nawe ushobora kuba uyu munsi uvuga ngo birarangiye sinzakira bizamera gute Imana ishobora kunyura mu miti ugakira ikanyura mu bitangaza byayo ukabohoka ibyo bibaho se Françoise ugira ijambo rigufi abantu banga kwifuza bahera mu masengesho n'abantu atari uko babuze uburyo nabyo nitubwirengagije ko hari igihe bigorana uwo mwuka tuvuga utuye mu mubiri uzarebe iyo urwaye cyane no gusenga birakunanira niba ushaka gukorera Imana no kujya gukorera Imana ntabwo uri bubishobore niyo mpamvu umubiri narwo ni ikintu gikomeye natwe abantu bagomba kwitaho cyane nagiye mbona abantu kubera bavuga ngo kwizera cyane iby'umubiri ntibabyiteho bakamusangamo wenda uburwayi runaka bakamubwira regime agomba gukora ntayikore rimwe na rimwe ugasanga wenda agize amakomplication kubera ko arimo aravuga gusa ngo kwizera ariko mu by'ukuri umubiri wacu nawo ni ingirakamaro tugomba kuwitaho tugomba kwivuza kandi tugakurikiza amabwiriza ariko tukagerekaho of course no gusenga no kwizera niki wahise ubwira Imana ko bisa naho yakongeye imyaka yo kubaho niki ese warakoze umuhigo kuva bonye ko nkize nahise mbona Imana igenda inyongera imyaka yo kubaho narayishimiye icyo nicyo cya mbere icya kabiri naravuze nti Imana yo mu ijuru umpe iyi myaka nshigaje yo kubaho kwanjye uzampe kugukorera mu mbaraga nzaba mfite zose nahize umuhigo wo kuyikorera uzampe n'uburyo bwo kugukorera ndetse no bwo kugukiranukira ubirebye wabonye byarahindutse yashizemo imbaraga nyinshi ni cyane byatumye byanyegereje Imana kurusha mbere amen biguha amaso mashya yo kubona amahirwe yo kuba mu bantu urugero gusengera abana nyongereye kwizera nyongereye kuyizera cyane no kumenya imbaraga zayo turashima Imana ko yagukijije turizeye ko n'umuntu arimo kutureba aricyo yize ko agomba kwizera akumva Imana cyane kandi muri ibyo bibabaje harimo Imana ushobora kubona Imana nawe raporo ikaba nziza ukayikorera none uhagurutse neza umubiri wawe udafite ibibazo bama tubwira ijambo rito rya nyuma umva ku mutima wabwira umuntu urebye aka kanya umva ameze nkawe cyagiye turangiza unadusengera ikintu nabwira umuntu ufite uburwayi yumva yihebye ndamubwira ngo areke kwiheba kuko kwiheba nta gisubizo kirimo ahubwo yizera Imana ahange Imana amaso kuko niyo ifite igisubizo yonyine gusa niyo izatabara umuntu
ahanga Imana yizera Imana. Amen. N'izo fagitire zawe yazishura birashoboka cyane. Amen. Gusa wenda akandi kantu nakongeraho, hariho abantu muvugana ukumva aravuze ngo nta n'impamvu yo gusengera uburwayi, ubwo niba igihe cyanjye cyo gupfa cyageze ubwo nyine ndo gupfa. Ariko mu by'ukuri iyo dusoma Bibiliya ubona abantu Imana yagiye yongerera iminsi yo kubaho kubera ko basenze. Hari umuntu witwa Hezekiya yatumweho n'umuhanuzi abwirwa ko nyine igihe cye kirangiye, ariko Hezekiya tumubona ajya gusenga, ajya imbere y'Imana, yibutsa Imana imirimo yamukoreye, yibutsa Imana ibintu bitandukanye. Imana yumva gusenga kwe ngo imwongereraho indi myaka 15. Hezekiya yongera abaho. Bivuze ngo mu gusenga kwacu nako ni ingirakamaro, gufite guhindura byinshi kandi pe no gukira. Hari abantu benshi bagiye babwirwa ko birangiye bagende bategereza ariko Imana ikabakiza. Amen. Reka dushima Imana, turamuherekeza arazamura ijwi, natwe dushima Imana ko yagize neza kandi dufite ibyiringiro ko nawe Imana yakugira neza, ugashima raporo yawe ikaba nzima, ukayikorera ufite umubiri muzima. Icyubahiro cyose ni cyawe Uwiteka Nyiringabo. Turagushima kuri Imana nziza, turagushima kuri Imana itananirwa, turagushima kutajya udutererana na rimwe mu makuba no mu byago. Mana turakubona, ndagushima ko wabanye nanjye muri biya bihe bikomeye, Mwami w'abami. Nabonye ukuboko kwawe, nabonye imbaraga zawe, nabonye ubutabazi bwawe Uwiteka Mana yacu. Izina ryawe rikashyirwe hejuru, nabonye imbaraga zawe zitangaje. Haleluya, warakoze. Izina ryawe rikashyirwe hejuru Mwami w'abami. Ndasengera abantu bose Mana bafite ibibazo nk'ibyo naciyemo, bafite uburwayi bihebye Mana, reka ubakomeze, reka ubongeremo imbaraga, ubahe ibyiringiro. Haleluya, ubahe kumenya no kugusobanukirwa, ubahe imbaraga kugira ngo Mana barusheho kukwegera, kuko mu kwegeraho niho hari ibisubizo. Ndakwingize kugira ngo bagire neza, n'ukuri uha umugisha abantu bantumiye Mwami w'abami, kugira ngo nze nongere ngushime, kuko biranezeza kongera gusubira mu byo wakoze no mu byo wankoreye. Izina ryawe reka rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen.